dukomeje kunezezwa no kubana namwe mu nzira njyabukire. Turi kurebera hamwe amabanga 21 abakire bigwijeho amamiliyoni y'amadolari bakoresheje bahereye ku busa akabatumbagiza ibicu nk'uko cyanditswe n'umwanditsi w'igihangange Brian Tracy. Turakomeza kubashishikariza kwita ku myitozo umwanditsi atanga igamije gutuma aya masomo ajya mu bikorwa. Niba kandi wumva aya masomo ari ingenzi kuyasangiza abandi byatuma agera kuri benshi, twebwe turi inkorane. Ibanga rya gatanu ry'ubukire riragira riti aharanira kuba hejuru cyane. Imiterere y'ubuzima bwawe izagenwa n'ingano yo kwiyemeza kugera ku byo hejuru cyane hatitaye ku rwego bibarizwamo. Byavuzwe na Vincent Lombardi. Uyu munsi iyemeze kuba uwa mbere mu byo ukora, bigira intego rwose kuba mu bantu 10 ba mbere mu rwego barizwamo urwo rwego rwose. Ndakubwiza ukuri kw'iki cyemezo cyo kuba indashyikirwa mu mwuga wawe cyahindura ubuzima bwawe bwose uramutse ugifashe kandi ukagikomeraho. Iki ni ikintu cyakomeje kuranga abakire bose bigwijeho ubukire bahereye ku busa. Abo bakire bose bagaragaje kugira imyumvire yo kuba hejuru cyane. Zirikana ko nta muntu ukurenzeho kandi nta muntu uboneye kurusha uko uboneye. Nanone zirikana ko buri wese uri mu cyiciro cy'abantu 10 ba mbere uyu munsi yatangiriye hasi aho twese dutangirira. Buri wese uri gukora neza uyu munsi yatangiye akora nabi. Uwo muntu uri ku rwego rwo hejuru mu rwego runaka yabanje kudakora neza mu rundi rwego. Ibyo rero byakwereka ko ibyo abandi bagezeho nawe wabigeraho nta kabuza. Hano hari ihame rikomeye rigenga ubutunzi. Ubuzima bwawe buzamera neza wowe ubwawe numera neza. Kandi rero kuko nta mupaka uriho ukubuza kugera hejuru cyane, binavuze ko n'ubuzima bwawe bwaba bwiza ku rwego rwo hejuru cyane hatagira umupaka. Umwanzuro wo kuba indashyikirwa mu byo ukora ukaba umwe mu 10 ba mbere muri uwo mwuga niwo uzatangiza ibihe bya zahabu by'ubuzima bwawe. Nirwo rufunguzo rukwinjiza mu butsinzi bw'agatangaza, ariko kandi ni n'urufatiro rwo kwiyumva nk'umuntu ushyitse kandi utunganye. Aho uziyumva wiyubashye cyane kandi ubasha kwiyemera. Igihe cyose uzi kuri indashyikirwa mu byo ukora wiyumva neza cyane. Kuba indashyikirwa kwawe guhita guhindura byose, harimo n'imiterere yawe n'uko usabana n'abandi. Si ibyo gusa, ahubwo urananezerwa cyane iyo uzi ko ari wowe uyoboye mu gisata runaka. Aha rero hari ikibazo kimwe rukumbi kandi cy'ingirakamaro kurusha ibindi byose ugomba kwibaza no gusubiza mu rugendo rw'umwuga wawe wose. Nubuhe bumenyi cyangwa se ubushobozi ndamutse mbuteje imbere bukagera ku rwego rwo hejuru cyane bwahita buhindura ubuzima bwanjye by'iteka ryose? Ntabwo rwose waba indashyikirwa mu bintu byose ubaka kanya, ariko rero wabasha kureba urwo rwego cyangwa ubushobozi wateza imbere nabwo bukagukoza ibicu mu gihe waba ubwerekejeho umutima wawe wose. Rwose bigira intego yawe. Andika urwo rwego cyangwa ubushobozi ku rupapuro nonaha. Shyiraho n'igihe ntarengwa, kora igenamigambi risobanutse. Hanyuma rero utangira ukora ibisabwa byose kugira ngo ube uwa mbere muri urwo rwego, kandi ujye ubikora buri munsi. Ndakwizeza ko uzatangazwa cyane n'umusaruro uko kwiyemeza kwawe kuzakuzanira mu buzima bwawe, n'uburyo bizaguhindura umukire wigwijeho amamiliyoni y'amadolari muri uru rugendo rwawe. Aha rero hari umwitozo njyabikorwa. Isuzume ureba ahantu ukora neza cyane mu kazi kawe. Ni ikihe gice cy'akazi kawe ukora kandi ukagakora neza kurusha abandi bose? Ni hehe ufite intege nyinshi kandi ni hehe ufite intege nke? Kora umugambi none wo kuba mwiza kurusha abandi bose mu rwego rumwe, kandi utangire kuruteza imbere cyane no kurwitaho kurusha izindi nzego zose. Ibanga rya gatandatu ry'ubukire riragira riti kora igihe kirekire kandi ukore cyane. Uko nkora cyane niko ndushaho kugira amahirwe menshi. Byavuzwe na James Taba. Abakire bose bigwijeho amamiliyoni y'amadolari bahereye ku busa barakora kandi barakora cyane, ndetse cyane rwose. Batangira akazi kabo kare bagakora cyane, ariko kandi usanga ari nabo bava mu kazi nyuma y'abandi. Bateza imbere ingeso yo kuba mu ba mbere bakora cyane mu nzego zabo. Ibi kandi buri wese ababizi. Wowe itoze ry'ahame ry'amasaha arenga 40.
Iri hame ubusanzwe rivuga ko ugomba gukora amasaha 40 mu cyumweru kugira ngo ubashe kubaho. Ikintu cyose kiganisha ku masaha arenze ayo kiganisha ku butsinzi budasanzwe. Niba uri muri babandi bakora amasaha 40 gusa, tutirengagije ko ubu amasaha y'akazi yanagabanijwe akagera kuri 35 mu cyumweru ku mpuzandengo. Ibyo nubikora utyo, ikintu kimwe uzageraho ni ukubaho nk'umuntu usanzwe. Ntabwo rwose uzigera uba hejuru cyane, ntabwo uzigera ugera ku butsinzi butangaje mu by'imitungo, ntabwo uzaba mu bantu biyubashye kandi bubashywe n'abo bakorana nabo. Uzahora uri mu cyiciro cy'abantu basanzwe rwose, babandi bakora amasaha 40 mu cyumweru. Nyamara zirikana ko buri saha yose urengeje ku masaha 40 mu cyumweru ari igishoro gikomeye cy'ahazaza hawe. Erega byanorohera buri wese kumenya aho ugana n'aho uzaba uri mu myaka 5 iri imbere, urebye gusa ku mubare w'amasaha urenza kuri 40 mu cyumweru uri mu kazi. Ubusanzwe nta kintu na kimwe cyasimbura gukora igihe kirekire no gukora cyane. Byagaragaye ko babaherwa bigwije amamiliyoni y'amadolari muri Amerika bose bakora amasaha 59 mu cyumweru ku mpuzandengo. Hari na benshi muri bo bakora agera kuri 70 na 80 mu cyumweru, by'umwihariko mu ntangiriro z'umurimo wabo. Bakora iminsi 6 mu cyumweru aho kuba 5, ariko kandi banakora amasaha menshi kurusha abasigaye bose. Wowe niba ushaka kuvugisha umukire wigwije amamiliyoni y'amadolari, ufata telefone umuhamagare mbere y'amasaha asanzwe y'akazi cyangwa se nyuma yayo, uwo muntu uzamusanga mu kazi. Mu gihe abandi bakozi basanzwe bakora amasaha 8 mu minsi 5 batarahagera, uzanamusanga batashye. Kandi rero hano hari urufunguzo. Hora igihe cyose ukora. Mu gihe uri mu kazi, witakaza umwanya rwose. Niba ugeze mu kazi mbere, fata umutwe wawe ubatize mu ndiba y'akazi maze ukore nkaho ari bwo bwa nyuma. Niba hari abashaka kukuvugisha, bisegureho ubabwire ko uri bushaka akanya ukabavugisha. Irinde rwose gukoresha umwanya w'akazi uvugisha abo mukorana, musabana cyangwa se ngo uwukoreshe wisomera ibinyamakuru. Hora umwanya wose ukora. Ushatse wakiha intego none yo kuba umukozi ukora cyane kurusha abandi mu kigo ukorera. Ibi bizatuma abantu bose bashobora kukugirira akamaro no kukuzamura, bakubona kandi babigufashemo. Zamuke vuba vuba kurusha uko wigeze ubitekereza. Dore umwitozo njyabikorwa. Fata gahunda yo kongera amasaha ukora buri munsi. Yiyemeze kujya ugera ku kazi saa imwe mbere y'abandi bakozi, kandi ukihagera uhita utangira akazi k'umunsi. Kora no mu gihe abandi bagiye gufata amafunguro ya saa 6, sigara ku kazi abandi batashye byibuze indi saha imwe. Iyi gahunda yonyine izatuma umusaruro utanga wikuba 2, kandi ari amasaha 2 gusa wongereye kuyo wakoraga.